Yes, ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Shimiye Imana yarinze mu rugendo. Shimiye Imana yarinze mwebwe mwese. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Shimiye abayobozi b'itorero badutekerejeho. Iki gihugu gifite abavugabutumwa benshi ndetse no hanze yacyo, ariko kuba baricaye bakadutekerezaho hanyuma bakantumira, Imana ibahe umugisha. Ikaze rero mwampaye, nanjye ndari bifurije mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Shimiye Imana yabanye nanjye mu rugendo, maze nk'iminsi 3 mvuye mu rugendo. Imana yabanye nanjye, Imana ajya ibimbwira, kabirota no mu nzozi, gatuma n'abahanuzi. Ariko ndashimira Imana ko irindi jambo kugeza ubwo irisohoje. Uwo nanjye mvuye Dubai. Nanjye muriye ndege mbona biremeye, irahaguruka ngira ngo ubwo hari iragaruka ntagezeyo, ariko ndashimira Imana ko nagezeyo. Kandi dukora ivugabutumwa, dukora ibyo Imana yari yadutegetse gukora, tugira ibihe byiza, tugaruka amahoro. Mu kugaruka byabaye ibibazo birebire mu kirere, ariko turashimira Imana yabanye natwe. Dusome ijambo ry'Imana, turasanga igitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 3, hanyuma umurongo wa 16. Igitabo cya mbere cy'Abami bice 3 turasoma ku murongo wa 16. Ni page 323. Usome mu izina rya Yesu. Salomo acira abagore 2 imanza. 16. Uke abagore 2 ba maraya, asanga umwami bamuhagarara imbere. 17. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu byara umwana. Maze iminsi 3 byaye, uyu mugore n'ababyara turi kumwe, nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. 19. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. 20. Icyo gicuku arabyuka amura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. 21. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga umwana yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. 22. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima ni uwanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere toya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Muraho. Babonyeho bwa mbere, nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 4. Turi Musanze mu mujyi, barizwa mu itorero rya Deperi, hanyuma itorero rya Kora, paruwase ya Rega, ururembo rwa Rubavu, ariko ntuye Musanze mu mujyi. Ndashimira Imana rero ikomeje kubana nanjye,
ikashigikira muri uyu murimo wayo w'ivugabutumwa. Imana ihabwe icubahiro. Ndafite intasho rero z'abenshi atandukanye. Umutware nawe siko naje hano hamwe n'abandi bantu benshi twagiye duhura bampaye intasho, munyemerere muzakire. Tugiye kuganira rero ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti umuzima ni uwacu. Siko mutari gufashwa kera. Rebera uwo muri kumwe umubwire ngo uko biri kose umuzima ni uwacu. Nubwo igicuku gihari, nubwo uri gushaka inzira ukayibura, nibyo koko imvura nyinshi izakunyagira, uzahura n'ibyo utari witeze, ariko umuzima akomere Imana yacu. Muri uru rugendo tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze. Iyo ukurikiranye inkuru z'Abisiraheli bahagurutse muri Egiputa bazi ko baragenda urugendo rw'iminsi 11, ariko bagiye imyaka ingahe? Umuririmbyi w'umudive aherutse kuzura umwuka wera araririmba ngo mubyo twari twiteze twari twapanze migambi, korona virusi ntiwarurimo. Ntabwo wari warayipanze. Bagiye kumva twumva batangaza insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, abanyarwanda bose barashishikarizwa gukora ibikoryi bashyiramo metero, bambara neza udupfukamunwa. Muri uru rugendo tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze, ariko turashimira Imana ikora n'ibyo itigeze ivuga. Ko mutanyumvise di narivuze ngo turashimira Iyera ikora n'ibyo itigeze ivuga bike ariko igakora byinshi. Ikomera amashyi yo kabiri. Iherutse guhamagara Mose iramubwira ngo numvise kuniha. Mose ati wi. Numvise no gutaka. Mose ati wabyumvise. None manuwe no kuruhura Abisiraheli ngo bajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Mose ati ibyo birahagije. Araza Mose abwira Abisiraheli ati ntimwongere kurira. Bati byagenze gute? Mose ati Iyera yumvise kuniha. Amina. Bati byagenze. Mose ati no gutaka yarabyumvise. Abisiraheli ati none yavuze ngo imanuwe no kubaruhura ibajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Umwisiraheli wa mbere ati sasu wasante. Amina. Mo tugende. Uwananirwa amata ntiyananirwa ubuki. Abadogiteri benshi babuzanya amata, ntawubuzanya. Barahaguruka. Imana ibahisha amahanga abari imbere, ibahisha Farawo n'ingabo ze, ibahisha inyanja itukura, ibahisha Yorodani, ibahisha Yeriko, ibahisha amazi y'Imana. Baragera muri babatiyari yarabitubwiye ngo bagera ku nyanja bati twajina na Yesu. Turashwanyaguza, turamenagura, turarikagura, turashiririza. Bakabona inyanja ntiri kuva. Ngo barebe inyuma bati kwajina. Bakabona ngizi n'abanyamagare bati nikomo. Ko wakuze amata wagera ko ubuki tukumva ibintu bisaba. Iyi nyanja kutayibu. Mose ati nubwo ntayibu iyo turi kumwe yirusha amaboko. None ziziriya ngo Mose ati nimuhumure ngo kivuga guco Imana yo
ikora mu nzika, amagara abyinira hamwe. Ndashimira Imana ikora n'ibyo itigeze yakoze mu nzika, amagara abyinira hamwe. Mu yandi magambo yashizemo sipidi gabanya. Numvise ndi kumusubira gushishamo sipidi. Rero muri kumubwira ngo impamvu batari bakwica baragambiriye kukwica nuko Imana yashizemo sipidi gabanya. Bakurebesha amaso ariko ntibashobora kugeraho Imana yavuze. Hari aho bagarukira, hari uko babyinira hamwe, hari aho batarenga ku murimo wacu. Umuyobozi rero yambwiye ko murataha akarere kamwe twihutishe. Muracafashwa ariko rata nko gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. Uko utinze mu rusengero ukomeza kumva ibiri ku mutima wawe. Uvuge ngo amen. Turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo ubuzima. Aba ni abagore babiri. Hari igihe Salomo yari ayoboye Abisiraheli, kandi Salomo yayoboye Abisiraheli silipotre di denetari, yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko ndashimira Imana itesha agaciro aho tuvuka igashigikira icyo tuzaba. Burya icyo uzaba cyo kiraruta aho uvuka. Nyemerera niba utananiwe uyikomera amashyi. Iyo usomye Bibiliya ikubwira ko Salomo Imana imaze kumukunda na se Dawidi amukunze cyane ko byari mu mugambi w'Imana. Mwene se witwaga Adoniya ngo yashatse kwikuza ashaka kuburizamo umugambi w'Imana, ariko ndashimira Imana ikurikirana umuntu yavuzeho. Umunsi umwe Adoniya ngo ashaka inka, ashaka n'intama, ashaka abagabo 50. Abagabo mungende imbere, abandi mungende inyuma, mugende muri kunyamamaza. Nanjye icyo ndakora ndabaha inyama, nimumara guhaga inyama mwebwe muragenda muravuga ngo hagasingizwa umwami Adoniya. Cyane ko Adoniya ngo yari yiyiziho ko ari umusore mwiza. Abahanga ngo yakurikiranaga n'uwitwaga Abusalomo, yari azi ko ari we uzasimbura se. Ariko turashimira Imana itareba agakora ibyo gukiranuka. Uwo ni we Imana ashaka bari bugufi. Nashaka batazi kuvuga igifaransa neza. Yohana yarutse kwandika ngo bakuru turi abana. Haragamba ariko uko tuzasa, haragamba ariko icyo tuzi ni uko tuzagira gute. Naba ari gasongo natwe tuzababaga uko uri humura. Uko Yesu azabasa natwe niko tuzasa. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo ashaka abagabo 50, afata n'inka n'intama arica, arangije arabagaburira ngo ubwo ashaka kwimika. Ariko umuhanuzi Natani ngo aba yabime. Ndashimira Imana igifite abahanuzi. Uroko Imana iracyafite abahanuzi. Mureke mbabwire, iyi Mana twicaye ishoboye kwishakira icyubahiro. Nubwo abantu bakiyango ubwabo ushoboye kucyishakira. Mukomere amashyi. Umuhanuzi Natani aba yabimenye, aragenda abwira Batisheba, aramubwira ati bya bindi Imana yavuze ku muhungu wawe Satani yarwaye. Murokore reba hano, kuba waravuganye n'Imana ntibikuyeho kugerageza. Dore icyiza cyo kuvugana n'Imana
twe ku munsi mubi turakomera. Amen. Imvura iragwa tugakomera, zuba ryaba ryinshi tugakomera, baduha piriyame tugakomera, bagamo ntibasiga tugakomera, kuko hirya y'ubuzima twe dufite ubundi. Natana abwira batishe bati none byageze gute? Natana ati Adoniya yiyimitse. Natana ati none biragenda gute? Aha batishe bati none biragenda gute? Natana ati we nyirukawe usange Dawidi nubwo yashaje ariko amatwi aracari mazima, kandi n'ibyo yavuze aracabyibuka. Irukawe batishe barazabwira Dawidi, mbwiza ukuri hajya niba uzagusimbura. Dawidi ati umuhungu wawe Salomo niba uzasimbura ku ngoma. Batisha bati ntabwo uzi ibyabaye. Adoniya yiyimitse igihe ngo bakiganira Natani kumuhanuza barinjiye. Dawidi ati kandi ninde winjiye? Bati ni Natani iri. Natani atari Isirayeli bose baguteza amaso, bakure mu rungabangabo niba uzagusimbura ku ngoma. Dawidi ati ni ukuri kw'Imana navuze ko ari umuhungu wanjye Salomo. N'ikimenyimenyi munshakire umutambyi, mufate ihembe, ubundi mufate Salomo mumwicaze ku nyumbu yanjye. Mu yandi magambo, uzi ko intambara urwana ari ifirimbi yibutsa Imana kugutabara. Uzi ko utayumvise di urwo rusaku awakuvuga ugiye guseba birarangiye uramwaye. Burya ni ifirimbi yibutsa Imana kugutabara. Iyo utabona abakuvuga ntubona abakwamamaza. Kagasubire. Iyo utabonye abakuvuga ntabwo ubona abakwamamaza. Burya hirya y'inzuki abera turyoboke. Uvuge amen. Urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi yibutsa Imana kugutabara. Dawidi aravuga ngo kugira ngo nce agasuzuguro munshakire umutambyi, mufate ihembe, Salomo mumwicaze ku nyumbu. Bivuze wiki ifarashi umwami yicaragamo ariyo bamwicaza. Mugende mu mujani igihoro muje kumunyimikira ngihumeka. Mu yandi magambo, intambara za Adoniya zatumye Salomo yimikwa kandi Dawidi atarapfa. So utanyumvise ti baragenda ngo baje kumwimika, bakimusukaho amavuta. Bibiliya ivuze iki? Isi ngo yahise isaduka, abantu bahita babimenya. Mu yandi magambo, iyi Imana iyikwemeye ikwemeza abantu. Haranira kwemerwa nayo, abandi bose bazaza ari nyonge. Ngo abantu bose barabimenya bahita bazamura insinzi, baba ngo haragasingizwa Salomo. Abari kumwe na Adoniya inyama baziciye, hano bati reka ducire n'inyama batagira ngo twari Salomo amaze kwimikwa. Impamvu nagiye kure nshaka kugira ngo tugere kuri Salomo mumenye ngo nindi. Salomo amaze kwimikwa asubiza amaso inyuma. Imana ikeneye abarokore barasubiza amaso inyuma mbere yo kwima, mbere yo gucika intege. Fata ibyo Imana yakoze, nubigereka ku byo itari yakora uzaje urasanga ibyo yakoze birebera. Haleluya! Iyi Mana yacu ntibesha, ni ukuri ntabwo ibesha. Ubundi kugira ngo ukomere ku Mana uyirebera mu byo yakoze. Siko mutanyumvise? Kura amaso ku byo itari yakora hagaciro ibyo yakoze. Iyi Mana ndi umugabo wo kubihana, nta jambo ivuga ngo rihebe. Ngewe mbere ndi umwana muto mfite imyaka 12 nigeze ndota ngo ndi mu ndege. Ndagenda nsanga umuntu
ndamubwira nti narose inzozi. Ati warose ngiki? Nti narose ndikurira indege. Atukugiye gupfa. Bibaho narakoze ubukwe ndyaye rimwe mfite inda y'umwana wa kabiri. Mabukwe turi gusengana n'umugabo wanjye aha. Mabukwe yaje kumukati wi mbonye wuriye indege. Amina. Abahindukiriye umuhungu ati kandi ntuzamubuze. Amina. Umuhungu wabafashwe muri siranse ati sinzamubuza rwose. Nahise nibuka mabukwe aherutse gutaha. Nahise nibuka mabukwe nganira nuriye indege yaragiye. Ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muje mureka turebere Imana mu byo yakoze. Kura amaso mu byitari yakora. Uvuga uti n'uyu mwuka mpumeka n'ukuberayo. Uvuga uti kuba batanyanura imvura yaguye n'ukuberayo. Kuba izuba riva ryinshi nkamenya kuryugama n'ukube. Kuba nzi kwambara indyo n'imoso n'ukuberayo. Imana yacu. Uyu mugabo ndamukunda arangije ngo afata ibitabo 1000 azamuka ku kanunga karututu Gibeon. Ageze yagiye gutamba ibitabo. Imana ngibonye Salomo biraneze iravuga ngo mbonye umugabo ukizirikana neza. Hanyuma bagiye neza ni intwaro babahaye ngo bifashishe bangwana. Ariko wafashe ibyo nakoze. Umva dini. Afashe ibyo nakoze. Arabinyubahishije. Azanywe no kunshira. Niba hari isengesho riryohera Imana, ni isengesho ryo gushima. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Salomo araha ku kanunga. Abahanga bavuga ko Salomo hari ibintu bine byatumye azamuka ku kanunga. Tega amatwi wumve. Icyambere yari umwana muto. Aravuga ngo ndabizi nje ndi umwana. Ariko yampamagara ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagara. Siko mutanyumize ndi ntabwo ihamagara abanyembaraga ahubwo ihimbaraga umuntu yahamagara bitewe n'iki izamukoresha. Icya kabiri yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko. Hagati y'ikinyenda navutse ku nshoreke. Ntabwo ndi umwana w'isezerano. Arikiya azope. Ntimwumve ko mvuze ngo ni ikinyenda ngo mwibwire ko atari afite se. Yari afite se yari Dawidi, nyina ari Batisheba. Ariko Batisheba ntabwo yari umugore w'isezerano. Muribuka ko Dawidi yamucuye ubwo yari amaze kwica Uriya. Mu yandi magambo ntabwo yari yaravutse ku mugore w'isezerano. Ariko ngo navutse binyuranyije. Hari Imana yanyimitse niyikuraho umuntu karande ikamukoresha ibyo yashatse kumukoresha. Nanjye ubabwiriza mvuka ku mugore wa kabiri. Kandi papa yari yaravuze ko kwa mama nta cyiza kizahaturuka. Pero sobana ariko kubera iki papa yagiye vuba. Kubera iki yapfuye vuba koko. Yabwiraga mama ngo nta cyiza kizamuturuka. None reba abana bavuye kuri mama. Haleluya. Turashimira Imana idetufeze inyuranye amaboko. Muvuge ngo amen. Icya gatatu yaragiye gusimbura umunyamaboko. Yavuze ati papa
niwe wishe Goliyati. Kumusimbura ntibyoroshe, ariko hari Imana itanga imbaraga. Reka nzamuke ku kanunga. Kumva kuzamuka atari ngombwa, muri kumwe mundebere mu maso mungere ngo uzi ko ari ngombwa koko. Izagukoresha ibyananiye abandi kubera kuzamuka. Uzanyura abandi batinda kubera kuzamuka. Aho bavuze ngo ntuzashobora kuhatona, uzahatona mu izina rya Yesu ashimwe. Icyaka yaragiye gusimbura umuntu wakunzwe n'Imana. Haravuga ngo Sentre papa simbuye Imana yaramukunze, kandi papa Imana yamukoresheje ibikomeye kugira ngo nanjye rero inkuru izabane nanjye kuruta uko yabanye na papa. Nuko nzamuka ku kanunga. Abazamutse haleluya. Bari ku kanunga agiye gutanga ibitambo, bafatwa n'agatotsi gake, Imana iraza iramwiyereka, mubwira ijambo riryoshe, iramubwira ngo Salomo sedetredita saba icyo ushaka. Salomo avuga ijambo riryoshe, avuga ngo ngize amahirwe n'Imana yiyiziye, ntabwo yatumye marayika. Ngize amahirwe, ishobora byose niyo yiyiziye. Reka nsabe icy'ingenzi. Ngize ngo mbabwire muje murareka dusabe icy'ingenzi. Reka nsabe icy'ingenzi. Aravuga tumva rero Mana, njye ngusabye ubwenge. Iryo jambo rinezeza Imana. Imana amubwira ngo kuko wansabye neza ukansaba ubwenge, tusabe ko abanzi bawe bapfa. Yari abafite, iramubwira ngo mu bakubanjirije no mu bazaguheru ntawe uzahwana na, kandi ko kabahanga ko nta mwami wigeze ubaho, nta n'uzigirwaho. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze ngo iki? Salomo avuye ku kanunga yibitse haya makuru, yibitseho ubwenge, nibwo yakubitanye n'uru rubanza rw'abagore babiri. Aba bagore ngo babanaga mu nzu imwe, umwe arabyara, haciye mu ijoro rimwe undi nawe arabyara. Umva, kuri ijoro ngo barasinzi, umugore barasinzira, ariko umwe aryama nabi, aryamira umwana we arapfa. Amaze kumenya ko umwana we yapfuye, acunga mugenzi we, abona nawe yagize ute? Yasinze. Ariko nubwo yasinziye, akanya yakaryamiye neza. Yasinziye rwose, akanya yakaryamiye neza, nubwo atagikora nibature. Ariko uyu mudugudu aragerageza. Yasinziye rwose, yakwicara mu nteko nawe agaca imanza, ariko akibuka ati repetition ni saa 9. Ngo arasinzira, akana ke gasigara ari kazima. Wa wundi waryamiye umwana abonye mugenzi we yasinziye, umwana ari muzima, ngo afata umwana wa mugenzi we amwishyira mu gituza, afata intumbi ayitwera mugenzi we. Mu gicuku rero nyina w'umwana muzima
ngo akanguka agiye konsa umwana yakora akumva akana byarangiye umwana wanjye bwira apfuye ndati wibura gutesha umutwe kandi niwe wamukuye umwana muzima amushyiraho iki yewe mwana wanjye we twajyanye ari muzima ndaticeceka mana we musishwe niki ko nta mwana asanga menshi ishwe niki ndaticeceka ahubwo icyo ndakora ndagutwerera serikeye mu gitondo ariko wiburambuza nk'iduru undati serikeye siyo nshaka ubuzima bw'umwana burarusha agaciro serikeye ndati wiburansakuriza irusororo hari imva z'amaki ndakugurira ariko we gusa kuzundi ati ikibazo simva ikibazo ni umwana wanjye undi ati ceceka rero wiburansakuriza igicuku cyose umugore arararira ariko bukeye ndashimira Imana ko hirya y'igicuku haraba hari igitondo kidutegereje umugore yitegereje ka gatumbi hagati yowe narayendari nakana kagatumbi atarakanje undaticeceka naka undatoya aka gatumbi sakanje ndasi undatubigiwe niki sikabana bose undatu umwana wanjye nari muzi neza ikimenyetso njye namuciye inzara none aka gatumbi gafite inzara ibi kimenyetso mwana wanjye arafite imisatsi y'amarende none aka gatumbi gafite indwatwa namwe niko muvugana injwiri mwari muvuga udatoya iyo umwana atera hinduka ariko aceceka wenda guherekeza urusoro udati sinishingura intumbi itari iyanjye umwana wanjye mufitiye ibimenyetso iyi ntumbi si iyanjye ntukemere gushingura intumbi itari iyawe hoshe bidutwerera ibyaha twarasenze ko mutanyumvise bidutwerera ibyaha twarasenze kugira ngo tubone abana bacu twaravunitse twazamutse imisozi twiyirisha irindwi turara ubutayu dukora nibature iraguca tuvuga ngo si ikizashingura intumbi itari iyawe umugore ati ntabwo iyi ntumbi ari iyanjye wa wundi nyiri intumbi rero dore ko bazi kugira akanwa bakanakakorusha nubwo yahindutse udati nubwo yahinduka ute mwana wanjye simuyobewe icyangiri gutuma ngira cyane ni uko ari igicuku ariko aho umuseke utambikiye mwana izanagura amarira izava nahurwa imana koma amashyi
gushaka umukozi w'Imana twaje aho Imana iri, twaje aho Imana ikora. Ntabwo tuza kuvaho, oya tuzi kubarira abantu b'ubuzima ndetse no muri imbere. Abatabizi baravuga bakaruha, kubaho tukajya hehe, ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Umugore sindaje rusoro, ahubwo ngiye gushaka umukozi w'Imana, ngiye gushaka umukozi w'Imana. Umugore yambaye udukweto tudamu wabatinyutse, habwaza cyagozwa abazimubwira abanzi bose hakazacogozwa ngoma amashyi abazimubwira abanzi bose. Iyo umugore ati ngiye gushaka umukozi w'Imana, ahita yambara akajipo k'amamuhahirwa, aba afite mu mutima inzira zijya hamwe, ngo aba niyo ageze mu gikombe, 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 gikombe cyo kubesherwa, gikombe cyo gutwerwa ibyaha, gikombe cyo kudufatiranya bitewe n'aho tuvuka, gikombe cyo gusuzugurwa, ariko ngo abo niyo bakigezemo bafite mu mutima inzira z'igisiyoni, aho kugira ngo igikombe kibahindure bo baragihindura. Mwakomere yera amashyi. Ari ibanga kubakijijwe, ari ibanga kuri bo. Hallelujah.
mumwikirize. Ongera uyitere. Sititope. Izi haleluya nacho ari cyo zivuze. Aha. Muteye haleluya. Ngiye kubona mbona hari amakamba menshi aje, bamwe barayambara, mbona inkweto nziza barazambaye. Ngiye kubona mbona amahwa menshi, ariko kuko twari twambaye inkweto zirusha agaciro amahwa, mbonye tuyanyuzemo. Ibibari imbere si ikibazo, igikuru ni Imana mwavuganye nawe. Mugore abwira mugenzi we, ntamubwira ngo njye sindaje Rusororo, namaze kumenya ko idumbi hatari iyanjye, ahubwo ngiye gushaka umukozi w'Imana uvugana niyera. Imana imenya ibihishe. Umugore ahita yihanaguza agatambara akavuga ngo igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito kazabona Yesu, urekeraho kuko amasaha nayo yagiye. Umugore aragiye, wawe ni mugeze ati niko ubwo aragiye, waza kukajya gushingura ati kumbwire sindaje gushingura intumbi itari yanjye. Hari n'uwundi wamutwereye intumbi abona mugenzi we yakomeje, nawe abakubise kakana kazima mu mugongo, aramukurikiye kuko ari kumuhendahenda ngo bagere imbere ya Salomo, imbere y'umugabo uvuye kubonana n'Imana, imbere y'umugabo wimikiwe azinode gukorera Imana mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije, mu gihe adopte de sens abandi bananiwe kuko ngo baragenda bamuhagarara imbere. Nyina w'umwana ati mfite ikibazo. Salomo ati ikibazo ki? Nabanaga n'uyu mugore munsi nta mushitsi. Umugore yabyaye hashize ijoro rimwe, nanjye ndabyara nijoro mu gicuku. Uyu mugore arasinzira, ajyamira umwana we birangira apfuye. Noneho nanjye kuko nari nasinziriye, amfatanya n'ibitotsi, akura akana kanje mu gituza, akishira mu gituza, afata intumbi arayimpwerera. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, ndaticeceka. Rata umuzima uri kubona atari njye umuhetse. Umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha, amaherezo akaza fatwa. Ndashimira Imana ishukura ahagaragara, ndashimira Imana ifite itangiro ikagira n'iherezo. Muvuge ngo amen. Mana wangiriye neza, Mana agenda gushima urekera nyirindumba tirata uri kwana kana kagenda kahetse. Abareba kubiboneka batari koko uzi ko ari byo. Nyina w'umwana ati ni ukuri kw'Imana. Ndi imbere y'Imana ndagaca Yezu umutwe, ndagatwika Bibiliya y'Imana, ndagashwanyurisha kure. Uyu mwana muzima ni uwanje, uwapfuye ni uw'uyu mugore. Ngo basiganira imbere y'umwami. Salomo kuko yari afite ubwenge yakuye ku Mana. Ku Mana ndagushimiye kuzi kuvuganira ababaye. Salomo ati okay, nshingiye kubasha kubwa n'Imana ndetse n'itegeko, mumpereze uwo mwana muzima
ubundi mucemo kabiri, buri wese ashikira agapande kamwe n'undi agapande kamwe. Naho umugore nyiri ntumbi nibyo amina nibyo nibyo ngira kuba ariko ufite ubwenge we. Nyina w'umwana ati shinga ku masengesho nasinze umbona umwana vune navunitse ntambara narwanye so nahuriye nazo mu makorali, so nahuriye nazo mu kazi nkora, buryo k'imihandani y'ubushomeri bafite akazi bagasamba, njyewe udafite akazi nkarinda. Uwo mwana muzima mumuhe nubwo ni nyina, ariko kugira ngo mumuceho njye naravunitse dufite icyatuma tutagushwa n'ubusa, dufite icyatuma tutagendera mu kiga. Njyewe naravunitse, bandi banywa inzoga zamuka umusore, muri korona bagize abagore babiri, njye komeza kuba inyanga mugayo. Intambara zawe njye mpagarara mu mwanya wawe. Uwo mwana mumuhe. Ndashimira Imana izi guca urubanza. Salomo bahita avuga ngo nshingiye ko umubyeyi afite imbabazi, niwe nyina w'umwana, niwe nyina. Murokorewe ibyawe Imana izi aho biherereye. Bakubona nk'ugiye gupfa, bakubona isi kurangiriyeho, bakubona bwije bakavuga ngo ntibura, ariko ibyawe Imana izi aho biherereye. Tanga bamutere haleluya. Mumuhereze nyina umufitiye imbabazi. Muba mwatanze abandi mugakoma amashyi. Twerekera ku musozo, ndagira ngo mvuge ibintu bigeze kuri bine byatumye umugore atahana umwana we. Icyambere, uyu mugore yemeye ko yasinziye, yemeye itegeko. Umuja wawe nari nsinziriye, ashaka ndasingira kurara ntawe mpasi, ariko ubu sinkibishobora. Narwanaga intambara bucece, ariko nanjye narasakuje nk'abandi, narasinziriye. Uyu mugore yemera ko yasinziye. Icya kabiri, kumenya ibimenyetso umwana we yari afite, kumenya ibimenyetso. Umurokore mwiza sedlere mutode dazeni amenye ibyo umwuka akunda. Tumenye ibimenyetso zidide kitino predika kudasa. Iyo ushaka kurwana zinodre neza mu kigeragezo, urwana bucece. Iyo asakuza cyane ari kumwe n'uyu mugore, bari no kurwana uyu mwana we muzima bakanamwica.
uranyumvise? Iyo usakuje uba uri guha imbaraga ikigeragezo. Hari agatabo nasomye, Ana mu kigeragezo cye, Penina mukeba we. Ubundi Penina birasobanura ngo ihwa. Penina ngo yaramugerageje bigera ubwo Penina afata abana be bose arababwira ngo nibagende baje kwituma gushira umwanda ku irembo rya Ana, kugira ngo Ana arusheho kubabara ndetse no gusakuza. Abana baragendera bashorera abashyira ku irembo, buri mwana arituma ashaka kugira ngo Ana babare, ariko kuko Ana yari yaratojwe guceceka mu kigeragezo, asohotse abonye uwo mwanda ahita azamura amaboko ati Mana, ndagushimiye ko uri umwanzi wanjye, amenye ko nzabyara. Ndagushimiye ko n'umwanzi wanjye asobanukiwe ko ntari ingumba. Iyo ucecetse mu kigeragezo, ukarwanya intambara mu kigeragezo, ugaceceka mu kigeragezo, kirangira vuba. Icyakara kumenya aho Imana iri. Uranyumvise? Kumenya aho Imana, aho kuja urusororo yagiye gushaka umukozi w'Imana, aho kuja mu bapfumu yagiye gushaka umukozi w'Imana. Hombeka amaso yawe, hombeka amaso yawe. Tupila muri uyu mugoroba ni wowe wagize amahirwe, kuko wararitswe n'Imana ukaza aho Imana ikorera. Iki gihugu gifite abantu benshi, kuba ari wowe watoranirijwe kumva ijambo ry'Imana ni amahirwe ageretse ku yandi wahawe n'Imana. Siditopedeta turi gukorera Imana mu gihe gikakaye, turi mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi, turi mu gihe Satani ari kumenagura imbaraga z'abera, turi mu gihe uwakagombye kugukomeza muri kumwe adatinya kuguca intege. Ariko dore ibanga, icyambere ukwiye kumenya Selene ni hehe naguye, ni igiti cyatumye ncika intege. Ese uko narindi mbere n'uyu munsi nikondi? Ni ukwimenya. Mukristo mwiza yemera intege ze. Aha turi imbere y'Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'intege twebwe twagize. Hamwe n'ibyo tutagiye kure cyane, nabahaye umwanya ngo buri wese yitekerezeho. Subiza amaso inyuma, bwira uvuga ngo ntiburaca. Hari intambara nyinshi zenotrene tawe wagiye unyuramo Imana ikakurengera. Icyatumye uyu mugore agarurirwa umwana muzima nuko yemera intege ze, nuko yarazi ibimenyetso, ko yacecetse ntasakuze, nuko yamenya aho Imana iri. Wagize amahirwe waje aho Imana ikorera. Ngiye gusengera umuntu ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere, utarabatizwa cyangwa wari warabatijwe agasubira inyuma, abandi bahombetse amaso. Anyemerera zamura ikiganza buhoro. Iminsi umaze urayizi, ariko isigaye ntabwo uyizi. Ushobora gutungurwa. Sopene Hediclare wagize amahirwe, zamura ikiganza ngufashe gusenga.
zamura cyane umuntu utarabatizwa cyangwa abatizwa agasubira inyuma. Mwakomera Imana amashyi, mukomere Imana amashyi. Muhaguruke abandi bakomeze bicare. Mwebwe mutera intambwe muze hano. Abana bato mwe mwiyicare nta kibazo. Muze hano, muze. Nubona ko byibagiwe Yesu uzanyibutse byatuya byawe wabize tugane sinzibagirwa. Mukomeze muze ni amahirwe wabonye tugane unamye n'umubabaro kandi nubona ko byibagiwe Yesu uzanyibutse byatuya byawe wabize tugane. Reka iteraniro ryose duhaguruke tugiye gusengera abantu. Nitumara kubasengera namwe ndababwira uburyo ki tugiye gusenga. Hanyuma reka twinginge mwarimu bamumpere mikorofone asenga Imana ndetse n'izindi nama yatanga. Imana imuhe umugisha. Warimo bitinijoro ijambo ry'Imana icyaha si kuvukamire ntukayisubire ukundi ntugire isubiracyaha ahubwo Imana imbaraga zo kumenyesha tugasengera Imana yacu nziza. Imana ikiranuka muri byose umunyabyaha ntabwo nyacyo ari icyaha. Dusengeye abavandimwe bacu bari kure yawe ariko ijambo ryawe rirabazanye ribazanye ubugufi bwawe. Turabasengeye kugira ngo bababarire ndetse n'ibicumuro baguyemo bakure mu gitabo cy'ikuzimu bandike mu cy'ubugingo. Turabasengeye kugira ngo bagirire neza, bababarire Mana, bababarire wowe nta cyaha utababarira, ngo naho byatugura tugutukura bwiza bagahinduka umweru n'ubwoya bw'intama bwera. Mana turabasengeye kugira ngo bababarire rero abasambanaga bakongera gusambana, abibagana bakongera kwiba, babeshyaga bakongera kubeshya, bajyaga amakuru bakongera kujyayo, bakoraga ibyaha bitandukanye. Mwami turabasengeye kugira ngo bababarire ntibazongere ukundi, bagukure mu gitabo cyo kwa Satani ubandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Bagirire neza rero tuzanye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana shitani ari kuyobya n'abera ariko tugiye kubwirira ngo topiske bora hari igicuku tumazemo iminsi kiri kutwambura abantu. Hari igicuku cyitwa igihe aseneteri. Turakwinginze Kristo udushoboze kuba maso. Weho ntiwabyishoboza ariko Imana twicaye imbere ibishoboza umugenzi. Data mu izina rya Yesu uri inyangamugayo witwa ishobora byose, uravuga bikaba, iyo utegetse rigakomera. Ni wowe ufite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe. Aba ni abahungu bawe, aba ni abakobwa bawe. Twagize umugisha, twaje aho ukorera, waturaritse, waduhamagaye, natwe twaje kandi nturarikira abantu bawe ubusa.
ushoboza w'abagore, ushoboza w'abasore, twese duciye bugufi, twese duciye bugufi, dukeneye imbaraga zatuma tuba maso. Imana iravuze ngo nimwumve, iyo riri mu gihugu cyo mu ijuru, yavuze ngo iyi minsi mwayikandagiyemo, Imana izi ko muzayikandagiramo. Tambara mu Rwanda, Imana izizi, mwebwe mutarazi mbere, mwatunguwe n'ibyo mutari mwiteze. Ariko Imana iravuze ngo ntabwo yigeze bakureba y'abayisenga. Yavuze ngo kandi nubwo ibihe bibi tungo n'amahoro ku umuntu ku giti cye. Imana iravuze ngo nuko rero mutima uciye bugufi ntabwo izawirengagiza. Imana ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. Yavuze ngo torero mwebwe mwagize umugisha wo kuza imbere yayo. Yavuze ngo buri wese ace bugufi asaba imbaraga z'ikindi gihe. Muturanye n'ibibaka abana, munyurana nabyo, musangira nabyo. Ariko Imana iravuze ngo iri hejuru y'ibibarusha imbaraga kugira ngo ibarwanirire. Yavuze ngo ije kubaka itorero ryayo. Yavuze ngo ije kubaka aha hantu. Tanze ububyutse, abantu bagiye kuja bumvira ijambo ry'Imana no mu muhanda. Urusengero rwabaye ruto, bonye urusengero nini rwa etaje. Imana yavuze ngo itera inkunga umurimo wayo. Imana yongera umubare mwinshi w'abakizwa, gabanyijwe baribuka. Yagira korali Sayuni ngo ntabwo byoroshe koko, harimo amahwa, harimo imvururu, hagatera proveneda, hari amajwi abasakuriza. Satani abereka ibihanga byabo yiciye mu nzira. Ariko Imana iravuze ngo ikorari yabayeho Imana ishaka topide soledari. Imana iravuze ngo ihagaze ku cyo yavuze. Nubwo abadayimoni barwana, ariko ntibazakuraho icyo Imana yagambiriye. Usenge amasengesho y'iminsi ibiri, Imana irashaka kongera kubaka ubwami bwayo muri mwe. Bonyara abagiye bagarutse, Imana irambwiye ngo cyagambere kizi izagisohoza. Igiye kongera kuba ingendo zitandukanye, kandi umunyamubabaro azajya agera muri mwe aruhuke. Wari ufite Imana itanze amahoro muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana yavuze ngo ihagaze mu itorero. Navuze ngo ikije indwara zitandukanye, abantu bose bateranye amateraniro. Imana irambwiye ngo yongeye kubashingira igiti. Sopredi galope detaye, barwaye Imana irabakishije. Imana inyeretse umuntu ufite urubanza, irambwiye ngo imuhaye kurutsinda. Imana irambwiye ngo inyeretse umuntu ubabaye ufite ikibazo gikomeye cyo mu ibere ry'iburyo, ariko hari ikintu Imana ikoze. Imana yambwiye ngo ikuye indwara z'amayobera mu iri teraniro, kandi abantu bababara mu maguru hari icyo Imana ikoze kuko irabakishije. Itanze umusaruro mwinshi mu murimo wayo, kandi ikomeje abantu. Ndavuga ngo nicyo gituma ibwira abantu bihanye uyu munsi ngo sodrene taye ela lodre, barwanira intambara batari bashoboye kurwana, kandi iyi Mana irengagije kujijwa kwabo. Ndavuze ngo buri wese uri mu iterano niyongera azamura ikiganza. Imana igiranye namwe isezerano, bonye amafoto acicikana. Imana irambwira ngo abantu benshi yifotoranije nabo, kandi ni amafoto y'urwibutso. Bivuze ngo ku munsi mubi Imana izabarengera. Turagushimiye Mana, uri inyangamugayo tugukora.